Haleluya. Turabamukije mu izina rya Yesu aho muri hose. Ni wa mugore Yesu yagiriye neza ari umwana kugeza uyu munsi. Twatangiye tubabwira yuko nitwa Uwimana Caritas. Nkaba rero nkomeje gukomeza guhamya Yesu ibyo yankoreye. Nagiye mbabwira ko nzabaho ubuhamya, igihe cyabyo rero kirageze, mfite ubuhamya bw'ibice 5. Ubwo ngiye gutangira ku gice cya mbere cyo mu bwana bwanjye. Uragenda wumva ukuntu Yesu agira neza. Nkaba nitwa Uwimana Caritas n'ubundi nkaba bakunda kunyita Mama Janti. Ubwo rero nkaba ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi wafunguje channel yanjye, ni amazina yanjye nyine bwite Uwimana Caritas. Ujya kuri YouTube ugahita umbona, ukumva ijambo ry'Imana no kuramya Imana ndetse n'ubuhamya, kandi byabasha kugufasha bikagukura ahantu waruri bikagera aho bikugeza kubera Imana. Hanyuma telefone yanjye ni MTN ni 07807049 Ndasubiramo 07807049 Tigo ni 0725428816. Nayo ndayisubiramo 0725428816. Ukeneye nyine ubundi busobanuro, ubundi bufasha, kugusengera, kukugira inama, kuduhamagara tukababwiriza ijambo ry'Imana, warafashijwe n'indirimbo zacu tukaza tukabafasha umurimo w'Imana, Imana iduhana umugisha. Rero intego y'iri jambo tugiye gusoma iravuga ngo umugambi w'Imana ku muntu. Umugambi w'Imana ku muntu ntago ujya uburizwamo na gatoya. Niyo mpamvu ngiye kubabwira. Noneho dusome, ntangire mbabwira igice cya mbere cy'ubuhamya bwanjye. Igitabo cya kabiri cya Mose, mu bitabo 5 bya Mose, ni igitabo cya kabiri cyitwa Kuva. Igice ni icya mbere, turasoma ku murongo wa 15 turageza ku gice cya kabiri ku murongo wa 3. Ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura undi yitwa Pura. Umwami Farawo arababwira ati, nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nihavuka umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubahaga Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arabaza ati, ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu babaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko Abaheburayo kazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyambaraga. Amena. Bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Kandi kuko abo babyaza bubashya Imana, ibaha urubyaro baba imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumurekayo. Igice cya kabiri haranditse ngo umunsi avuka umukobwa wa Farawo aramurera. Turasoma ku gice cya kabiri umurongo wa 1 tugeze ku wa 3. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Impamvu iri jambo rifashije mu mutima wanjye, natekereje ndeba ukuntu nabayeho bigoye, uburyo navutse bigoye, n'uburyo nakuze bigoye, uburyo nabayeho bigoye. Ariko uyu munsi wa none ndaguhamiriza ko umugambi w'Imana utajya uburizwamo,
kuko nagira ngo nkutangarize yuko kuvuka kwa Mose nubwo hapfaga abahungu, ariko kubera Imana yari ifite umugambi ku Bisiraheli, ntabwo gupfa kw'abahungu icyo gihe byabujije Mose kubaho. Bitewe n'umugambi Imana yari ifite kugira ngo izacungure Abisiraheli, yatumye Mose abaho. Yatumye Mose nubwo bigeze bamufatira ku kato hejuru y'urufunzo, biba bikomeye, ibihiga umuntu biba ari byinshi kugira ngo abeho, haba hariho byinshi bitifuza ko abaho, ariko Imana yaramurengeye iramurinda. Mose n'ubundi byabujije Imana gucungura Abisiraheli iciye kuri Mose. Rero muragenda mubyumva uburyo byagiye bigenda, uburyo nabayeho bingoye, ariko uyu munsi wa none nkaba mbona ko umugambi w'Imana, mbona ko gahunda z'Imana zigikomeje kuba nyinshi ku buzima bwanjye. Nanjye navutse badashaka ko mbaho, nakuze bigoranye cyane, ntarerwa n'ababyeyi banjye, ngiye kubibabwira. Imana iduhanurisha. Rero nakuze nsanga mba ahantu hitwa mu Bugesera, mu cyahoze ari komine Ngenda mbere, segiteri Kavumu, umurenge wa Ngeruka, umudugudu wa Ngeruka. Sinzi uko bimeze kuko mperukayo ndi umwana, ariko nakuze mbona niga ahitwa Ngeruka ku mashuri yahitwaga ku Kibungo. Rero nakuze mbona nderwa n'abantu batari mama. Mama yazaga rimwe mu mwaka, ariko nabwo nkumva si mama. Bitewe nuko ngewe nagize ubwenge, mbona nyogokuru ari we no nkibere rye, ari wundera, ari we nita mama, ubwo nkura numva ari we mama. Mama yaza bakavuga ngo nyoko yaje, nuko nkumva ni nyoko nyine, umwana ntabazi nyoko icyo ari cyo. Nuko cyakora nkamusuhuza mu izina rye, yitwaga Visesiya, ubwo nkamusuhuza Visesiya. Rimwe rero arambwira ati, kuki unyita Visesiya, ntago uzi ko ndi mama wawe? Numva ngize ikibazo, nkumva kubikurura sindi kubyumva, uburyo yaba ari mama ni gute. Kugira ngo mvuge mama mu kanwa kanjye numve ni mama, byamfashe igihe kirekire cyo kubyishyiramo, kuko navugaga izina ry'akankubita cyangwa kantuka, kambwira nawe kati rwose ndi mama wawe, ariko nkumva si mama. Cyakora ndihangana biza kunzamo nyine, kuko n'igihe cyo gufatiranga muntu banditseho amazina ye, ubwo mpita numva ko ari mama koko. Twabanye imyaka 5 yonyine mu buzima bwanjye, nawe arapfa. Uwitwa data nagize imyaka 15 ntawe nzi, mumenye icyo gihe ngiye gufatiranga muntu, ariko nabwo uburyo byari bimeze si uko atarahari, yarahari ariko afite abandi bagore, kandi abagore yari afite wumva kaga gakomeye, ntazi uburyo bimeze. Yari afite abagore bavindimwe na mama n'ubundi, uburyo babigenzaga sinkuzi ariko nuko nabisanze bimeze. Ubwo rero aho nabaga nagize imyaka 7 ndagira inka, bandagize inka kuko mu myaka 6 ntari najya ku ishuri. Ndibuka ko twashoraga ahantu hitwaga Gakamba, nkananirwa bakantwara ku rutugu. Nyogokuru nta wundi mwana mukuru hari, gasaza kanje kari gatoya, mama yaragiye, marume nawe atabyikoza, ari umusinzi uri aho ngaho. Ba mama bacu nibo banderaga, nibo nakuranye nabo. Rero iyo rero umwana utari uwawe, ntabwo ugira santima nyinshi nkuko baba waramubyaye. Abantu bagira impuhwe ku bana batari ababo, ni imitima Imana iba yarabihereye, ariko akenshi ntibikunze kugenda neza. Gusa ndabashimira ko nubwo naruhaga nkababara, nkanababazwa, nkahangayika, nari ntunzwe no kurira, ndetse kenshi nashakaga kujya niyahura. Icyo mbashimira nuko batanjugunye mu ruzi cyangwa ngo banyice cyangwa ngo banduge, ntago barugaga. Gusa bari abakobwa bibera mu rugo babyara mpeka abana babo, ari abantu batubaha Imana nyine, urabyumva. Nyogokuru rero nawe nta dini yagiraga, gusa icyo nzi nuko nari umugaturika kera, abo ba mama bacu niho basengeraga. Ariko nyogokuru we iyo kubera ukuntu yankundaga, ari nge waragiraga inka, nkahirira icyarire, nkakuka amase, nkataha nananiwe, akanyokereza ikijumba cyakanjaburira udushyimbo tutarashya. Ubwo nkahita ngo agacugo kubera umuruho, nkararira ibyo ngibyo. Akenshi naryamaga hanze batinze guhisha, ariko akenshi ni nanjye wabaga utetse mu nzu y'ibyatsi. Yenda nkubwira ngo mu nzu y'ibyatsi niho twabaga, iyo nzu tukayibanamo n'amatungo yose, twayibaganagamo n'amatungo yose. Twarwaye amavunja, turibwa n'ibinyamugera. Ndibuka ku ishuri ko hari igihe ukuboko kwabyimbye, barebye kundya cyane basanga bampanduramo ikinyamugera mu kuboko, kuko aho twaryamaga habaga ari mu mashangara.
twiyorosa umusambi nta kiringiti twagiraga, ubwo amaguru n'umutwe ntibyiyorosaga. Rero ubwo buzima mu nzu harimo ihene ziri munsi y'urutara ndetse n'inkoko. Nyogokuru nawe naba ngiye nko ku rugendo akambwira ati mwana wanjye reka mbanze nguterekerera abazimu utaza kugira ikibazo. Agahazana utuntu tw'utunyama, akazana utuntu tw'amata, akazana udusaka, akanaga mu ziko, agahamagara abazimu bo mu miryango baho aturuka, ahantu mbese yavukaga, akabahamagara. Maze gukura nari naranabifashe mu mutwe ariko narabyibagiwe sinkanabyibuka biragatsindwa bitazanankurikirana. Nuko ubwo akavuga ati nguyu mwana wanyu Karitasi, nguyu mwuzukuru wanyu ndamuberetse, mumurinde mumuherekeze agenda amahoro agaruka yandi babyeyi. Nuko akampa nkanywaho ubundi nkafata urugendo nkagenda. Ubwo rero noneho nkura numva ndinzwe n'imbaraga zindi ntari kubona, kuko nyine yabaga avuga ati nguhaye amahoro mwana wanjye, nguhaye umugisha, uzagira umugisha iburyo n'ibumoso, uzagira umugisha ku mutwe ku mututsi, uzagira umugisha hepfo y'inzira no haruguru y'inzira, uzagira umugisha. Akansabira imigisha yose kubera yuko ninjye wamuhaga utuzi, ninjye wamutekereraga itabi, ninjye wamutahirizaga udukwi, nahoraga ntashya, nahoraga mvoma, abana be bakamusuzugura, akababara akarira, imirimo yose bagakoze akaba ari njye uyikora. Ndangije asabira iyo migisha yose ariko yaje gupfa arigendera. Nuko Imana yo irabizi cyane. Ubwo rero mu by'ukuri muri ubwo buhamya nari mbahaye, najyaga niharika akantu gatoya mu bintu byatumaga nshaka kwiyahura. Nakwiharika nkeza cyane imyaka ikera ikaruta umuntu wahinze ahantu hanini. Noneho nayegeranya mvuga nti ngiye kuyigurisha nkemura akabazo kanjye, bakayinyambura nyine, bakayinyambura nkagira umubabaro nkashaka kwiyahura. Bakajya banyurira bati na nyoko yaragutaye, dufite ibibazo zana vuba. None ntangira kwiga ubwenge bwo gushaka amafaranga, nkajya noneho uko ndagiye ihene nuko ndagiye inyana cyangwa nahira. Mu bihe by'ibikorera mu gihe cyo mu mpeshyi najyaga guhumba, ibyo bita gutara cyangwa guhumba, aho basaruye amasaka ahantu mbese nkajya ngenda nubura ibikenyeri ndebamo ibyasigayemo, kwa kundi abantu basarura rigasigaramo, nkubura ndagiye ihene, nagira Imana nkabonamo rimwe cyangwa abiri, nkatahana nk'agaci gato nkakavamo nk'inusu y'amasaka, nkagenda nkadukira ukwatwo, gutyo bikazarangira afite nk'ibiro 5 nahumbye mu bikorera. N'agashyimbo nahura n'agashyimbo kamwe katakaye cyangwa katonotse cyangwa k'umutanyu. Kera habagaho imyaka myinshi ku buryo gusubira inyuma ngo bahumbahumbe bitabagaho, byabaga ari byinshi, n'ibigega byari bihari, n'ibigugu ugasanga birahari. Ubwo rero guhumba kwanjye naragurishaga, sinishinga abandi bana ngo bagiye kugura ibindazi barye za bombo, ahubwo agiye kuko nabaga nta mwenda nta rukweto, uhora ndwaye malaria buri munsi, nkajya kugura ikinini cy'atanu ku kabari nkivura. Ku ishuri abanyeshuri bahoraga banjyana narembye, abarimu basukaho amazi napfuye, bakantwara mu maboko kubera malaria. Ariko Imana irandengera indindira aho hantu. Mu ishyamba narimo ry'ikibugabuga na Myariro, Imana yarahandindiye, hari harimo inyamaswa z'amoko yose n'imirerajuru y'imyobo miremire n'amasatura, ingwe, inyamaswa zose nk'iziri muri pariki i Bugesera, ndetse harimo n'imashuro ry'abasirikare. Harahaga harimo ibintu by'amasasu yapfubye ku buryo abana benshi iyo bakibonaga bagikubitaga inkoni cyangwa bakagitoragura kikabaturikana. Nashoboraga kugikandagira, cyangwa nanjye hari n'igihe twakoze urugomo nk'abana dutoragura ibito ry'amasasu byapfubye, ducana umuriro tubishyiramo biraturagurika turakusha nk'abasirikare. Rero aho Imana yaragihindindira, sinagira igikoko kinyica, ntihagira umusirikare utubaha Imana wambohoje, kuko hari abana bajyaga babigenderamo. Ariko Imana yandindiye muri iryo shyamba nihimbazwe, yandindiye mu nzuzi zose naciyemo. Haragiye uruzi rwatwuzuriranaho, nuko turi hakurya yarwo ukagendera ku murizo w'inka kugira ngo wambuke aho hantu. Imana yarandinze cyane bikomeye. Mu gahinda n'imibabaro rero nagiye ngira muri iyo nzu y'ibyatsi twabagamo, bancanirizaga inkono y'ibishyimbo. Shobora kuba ariho nakuye kurwara amaso, kuko inkono y'ibishyimbo nayicaniraga n'ibishogosho ukuntu byaka byanga biyaga nk'amavuta, ugahuha bikarinda bishira byanze kwaka, umwotsi ukwinjira mu nda.
amaso yatukuye kandi utagomba gusohoka muri iyo nzu bitarashya. Mbese kubera kwanga uwo mubabaro wo gucaniriza ibishogoshogo byatumaga nkora njya gutashya nkasiga ntemye ibyo nzatashya ngarutse nkajya gutashya igihe cyose inkwi zikaba ziri ku mutwe wanjye mvuga ngo kubera ko njye wacaniraga nkumva nshaka gucana by'urukudukwi twiza. Rero agasigane ko muri urwo rugo imiruho yose n'imirimo yose n'igihe yagarukaga ku gahanga nkayikora yose bigatuma nyogokuru ansabira umugisha kubera ko ntamusuzuguraga. Icyo cyiciro kiza kubaho, ariko kubera ubuzima bukakaye bukomeye ku ishuri niga ubwenge kuko ntajyaga ntwara impamba nk'abandi bana. Bari urugo rurimo abantu benshi, twararyaga bigashira. Mu gihe cyo mu kwa kane twaryaga umushogoro utagira ibishyimbo n'imyumbati irura cyane. Hari inkingi yitwa kanagazi yigize igisenge negamiraga ducanye ku ziko, ubwo bakadutekera ibyo byumbati birura. Kubera kurura kwabyo akajya babimpa nkabyegeka inyuma gutya bakagira ngo nariye nkaburara. Ariko nyogokuru yakundaga kundamiza amata kuko nagiye waziragiraga nkana nzahirira nkanazikukira. Imana rero ifasha muri ubwo buzima. Nkura ndi wa mwana ukunda guhisha ibiryo iyo habaga batetse ibijumba kuko wabitekaga yamaga injonjore kama n'ibitamagije nava no kwiga akajya kubihisha. Ubwo ariko Imana irafasha nkajya kuvoma amazi mvuye ku ishuri niriwe n'ubusa nibirya mpaye akankukisha n'amase nkajya gukura icyarire nkajya kwiga mvuye kukwahira cyangwa gutashya nkahora nkubitwa inkoni ku ishuri kubera gukerererwa kubera urugo rwose ari njye wabaga nduribo nkirirwa n'ubusa ku ishuri abandi batwaye imama. Mpita niga ubwenge bwo kujya ndangura utuvoka kugira ngo nzabeho n'agasaza kanjye twari turi kumwe. Nabaga ntwaye uruhago rw'amakayi ntwaye n'uruhago rw'amapera bitewe n'igiti cyeze muri icyo gihe. Nkatwara amapera niba yeze nkaca ahantu niruka vuba nkarangura amapera vuba ibiceri 30 cyangwa 40. Pera ryari ifaranga nkaricuruza ku ifaranga n'igice cyangwa se abiri ku ipera. Ubwo ku ishuri saa 4 abandi bana bagakina ngewe nk'abandi ko ntari burye nkahita njya gucuruza utwo dupera n'abanyeshuri. Ubwo saa 4 zagera nkongera nkabikutwasigaye saa 6 nanone nkacuruza. Yaba ari amacunga yeze nkarangura none saa 6 yashira cunga twariranguraga abiri tukaricuruza kurane. Ubwo nkiruka cyane nkiruka nk'imisozi ntwaye ijipo mu ikanzu mu ntoki nkarangura vuba nkamanura vuba kugira abanyeshuri bangurire. Bamara kugura nkahita njya ku kabari nanone ahitwaga ku kaje vuba nkagura utuneke tw'10 n'ikigage cy'10 na musaza wanjye tugasubira ku ishuri vuba nuko nabagaho. Iyo rero dufaranga nabaga nungutse naduhishaga nk'ahantu mu nyingi ari inkingi yabaga iri mu mwenge wari waracitsemo nkaduhishamo. Barahishuraga bagahita bayatwara nkagira umubabaro munini navuga bakankubita. Nicyo cyatumaga numva ashaka kwiyahura kuko numvaga nta kirengera mfite. Ariko akenshi nkumva ijwi rimbwira ngo wikwiyahura uyu munsi uziyahura ejo. Ubwo ejo bikahora rejo. Igihe kimwe rero kigeze numva sinshaka kugumya kubaho mu buzima nta mama ndeba niba ariho anyemerere niba ariwe. Mpita nandika urwandiko bambwiraga ko abi Kigali yari afite umugabo utari data, ariko uwo mugabo nubwo yapfuye yandeze neza bitewe nuko imyenda nambaraga niyo wayinguriraga. No mu gihe nari mbanye nawe ntegeza nyereka umunabi, ariko data we witwa data yazaga mu rugo aje kurwana kunyaga inka zari zihari. Izo nka ngo zari za mama ni na mpamvu byanandushaga, ariko nyine zaje kurangira intambara ibaye. Ariko kubwo gusenga Imana nzi yuko izo nka zizagaruka tukanywa amata kuko amata n'amavuta ni ibyacu. Abasenga Imana ni amasezerano yacu nabyo ndabibabwira aho Imana igejeje bikora. Aho hantu rero narahabaye muri Bugeseriyo mu masaya yaho mu mibu yaho muri malaria yaho kujya kuvoma kujya gutashya ubwatsi hakaroboka kwa kundi ugenda ku amazi ibyatsi byaragiye bikaboherana bikabohera hejuru y'inyanja. Imana uryaninze birakomeye cyane. Noneho twabyitaga umunzani iyo twabaga twikorera ubwatsi cyatuvuye kuvoma wahagera amazi yaza yirukanka aho kandagiye akaza yirukanka ukimura ibirenge vuba kugira ngo utarohama. Iyo watindagamo wahitaga urohama n'intumbi yawe ntibazayibona. Twabayeho muri ubwo buzima ukatwara umutwaro kurya ubwatsi n'ubundi hano mukagenda mu mazi hasi amaguru adakora hasi ari kugira ngo utarohama ukarigita ukabura. Muri ubwo buzima nibwo nakuriyemo. Wanataha bakagucaniriza ya nkono cyo ukajya kuvoma. Ubuzima buhangayitse burimo kutarya burimo bintu bikomeye bikaze. Ariko Imana irandindira aho hantu. Rero gihe mbonye bikamije bikaze
nandikira mama urwandiko nabwira ni niba uri mama koko ukaba uri mama wambyaye nkaba ndi umwana wawe binyemerere mbimenye niba ndi umwana wawe niba ndi umwana wawe nyemerera nze tubane kuko kuba hano birananiye nigeze mu mwaka wa 7 kuko kera habagaho imyaka bigaga mu wa 8 ntago nayirangije rero yantumyeho yumvise bikomeye ati ngwino antuma abacuruzi b'Ikigali bacurazaga ibinyumbati n'ibijumba baraza bapakiraho baranjyana noneho ndamusanga nkigera hitwa Nyanza kubera ko bwari ubwa mbere mbonye amatara nitegereje ko kuni nyine ureba umusozi noneho mbwira we wari wanjyanye musaza wo kwa nyina wawe none se biriya ni ibiki none se tugiye gushya niko ndeba tugiye kujya mu miriro gusa niriya miriro ati yewe ntago ari imiriro yenda na amashanyarazi bwari ubwa mbere mbonye amashanyarazi ati ntago dushya ati na amashanyarazi bwari ubwa mbere nyine urumva kuba ahantu mu byaro tuzunguza agatado watugiye kuryama tuzunguza ikimuri twabuze peteroli ukazunguza igikenye bigiye kuryama wagira ingorane nzigafatwa cyangwa ibyatsi mwisasira bikagurumana